hano kuri YouTube umuntu wese uri gukora abashaka kuba monetize cyangwa se abashaka ko channel ye iba monetized agatangira guhembwa nyine amayero amadolari gutyo ariko hari ibisabwa nyine hari ibintu bisabwa kugira ngo ube monetize urumva nyine nago niba ushaka gutwara imodoka bisaba permis niba ushaka kuba umwarimu bisaba kuba warabyigiye niba ushaka kuba dash gutyo no kuri channel rero ishaka kuba monetize utangire guhembwa urumva nyine nakazi ikintu cyose kiguhemba nyine nakazi niba nyine ushaka guhembwa na YouTube ugomba kugira ibintu bisabwa ikintu cyambere gisabwa niki aba subscribers igihumbi aba subscribers igihumbi rero iyo ubagejeje hahita hasaba ikindi kintu bita amasaha ibihumbi 4 ubwo rero amasaha ibihumbi 4 n'amasaha igihumbi iyo ubabonye ukaba nyine utarisha amategeko ya YouTube ukaba yakurikiza neza uhita wa applying monetize bakayiguha monetize rwose ukayibona ugatangira mbwa noneho buriya ikintu cyambere ubwo nyine tugene gake urumva nyine okay aba subscribe igihumbi bo biroroshye nago bikomeye noneho ariko amasaha y'ibihumbi 4 ntago byoroshye ariko birashoboka ntago byoroshye twabisezeranyije yuko hano kuri Electropower Academy tuzanyine tubabwiza ukuri yuko ibintu bimeze tubabwiza ukuri yuko ibintu bimeze ntago soya tubabeshya okay aba subscribe igihumbi noneho bo kubabona impamvu mvuga ngo biroroshye ni iyi nuko ushobora kubageza utarigeze ubashaka okay batarigeze bizana nyine ukajya bashaka mu nshuti zawe bakajya bagukora subscribe kubera ko muri nshuti ariko si byiza ni bibi ariko ngiye kubabwira none uburyo twebwe twagerageje bigakunda tukabona aba subscriber igihumbi hanyuma nyine amasaha yo tuzayikorera ikindi kiganiro ukwayo ubwo nyine nushaka kwita ukora subscribe kuko n'ubundi tubivuga ntago twagukwepa nawe wamaze kubibona ko tutagukwepa ubwo nyine twagiye guys no kuvuga ngo aba subscribe igihumbi nyine ngiye kuvuga uko ngiye urugendo rwanjye rwagenze sibyo ngiyewe channel yanjye nayitangiye kera nkiga segonderi ariko haza kugezamo igihe nyine urumva nyine icyo gihe nashakaga aba subscribers nigeze kwandika nandikira ikigo cyose ngo mbahereza udupapuro ngo ngo bankorere subscribe nyine ngo nidutaha mu rugo byari cyagiye cya somaje ngo nidutaha mu rugo ngo bazagende nibagira mu rugo nyine ngo bakore subscribe nandikira ikigo cyose nyine nkagenda mbahereza udupapuro bakagenda bagera mu rugo abenshi baraje dufunge barambwira ngo man ngo twarayibuze man ngo twagiye kuri channel ngo twandikamo ngo channel yawe ngo tubana ngo hari nyinshi ngo tuberwe yawe abahise baragendaga bakirebera ama movie sha none umwahore kwishura bakibuka igisura cyawe bakabona nyine ntago ni babigenza bagatangira kwisobanura nese mbona ko nyine buriya kubwira abantu ngo bakore subscribe n'uburyo nyine bwo gutangiza channel ariko nyine hari igihe kigera ukaba utakibikeneye nuvuga ngo nge aba subscribe banje ba mbere 500 narabashatse ukagenda nyine ukakora ubwira umuntu ngo share ngo nkore subscribe akayigukorera winginga ariko nyine nge byari inzira ndende uruva abantu 500 kugira ngo uzinginga abantu 500 ngo bakore subscribe ntago bisaba izindi mbaraga urumva nanjye ntago nabigikoreye ngiye nyine ko nakoresheje na sister wanje mu gihe nabaga ndi ku ishuri yari yararangije kwiga we nyine yasigaraga anshakira aba subscribers mu nshuti ze na hose now guys nyine ubwo buryo nabonye ko nyine ushobora cyo kora gutuma channel yawe igira itangirira impamvu ngo igira itangirira no kubera ko nyuma nyine nje kumenya ibintu bya YouTube neza hari channel nari mfite ebyiri imwe iri ifite aba subscriber 8 none niyo yanjye ifite 100 icyo gihe ifite 600 none hari ingereyo abantu 100 none mfata video nyipostinga kuri izo channel ebyiri ya mbere postingaho ku manywa iyo nyine ifite aba subscriber 8 the same video imwe ndongera nyipostinga kuri iyo channel ifite iki subscribe 600 ngo ndebe ngiye kubona mbona byuze mu gitondo kuri iyo channel ifite subscribe 8 nsanga handitse ngo no views ndavuga no views gutese ngo no views nta n'umuntu numwe kwisi ari umuntu ugeze kunsetsa arambwira ngo ngibaza ariko ngo kwisi yose abantu bose batwisi habuze n'abantu 10 basi bakanda kuri video yanjye habuze abantu 10 basi bakanda kuri video yanjye konzi kwisi tuwe na benshi abantu benshi bakaba bafite telefone bibaho nasanze handitseho no views nyine mita icyo gisebo kugira ngo nkikureho mita nyikandaho ndayireba itigira 1 view ariko noneho ngiye gucika intege ngo mbivemo burundu mbona kuri ya channel yanjye y'abantu 600 mbyutse nsanga force views nasanze ifite
nsanze mfite views 64 nari nayishyizeho nijoro mbyuka mu gitondo mfite views n'ubwa mbere kuva navuka nari ngize views nyinshi ntageze nsharinga kuko buri gihe nahoraga nsharinga rero ubwo n'ubwa mbere nyine nari ngize views nyinshi nta gusharinga birimo nayo bwanye ndomerwa ndavuga ngo kabisa noneho n'ubwa mbere habaye igitangaza none ikintu gitangaje yazanye n'aba subscriber bane iyo video na comment ebyiri ndetse ndavuga ngo noneho sinzongera no gusharinga ukuntu byambangamira kugasharinga umuntu yaraze akagutuka ukumva nyine aragusuzuguye akabona nyine ntago uzi ibyo urimo urumva bari abantu bakuzi baragupinga tuba ngiye ntabwo ngiye mbabara nk'amafana banjye ntago nakubara ko uri umufana wanjye mu gihe tuziranye barakubinkorera ko turi inshuti naho iyo mbonye umuntu tutaziranye tore twahura akomentinze ubu ngo ndavuga ati kabisa uyu ni umufana wanya kuko nta muntu wakubera umufana niko mbyemera nyine tu nushaka umburanye hariya muri comment ntari ariko ngiye niko mbyizera buriya no aba subscriber 1000 rero urumva 300 nari nabashatse mbonye ko hajeho babiri kuri iyo video mpita ntangira gukora none nkora ibijyanye nkora nk'ibyo nakoze kugira ngo mbone abo babiri mbona iyo video nayizanye bane kumbe n'uburyohe nzajya nyoragura aba subscriber gutyo nakomeza ndakora bigera ku rwego none nari nsigaye nkora video ikazana aba subscriber 400 cyangwa indi kazana 300 indi kazana 200 indi 100 indi 80 gutyo nyine barayongereye guys no kuvuga nyine mitambona ko ibintu byo gusharinga atari ngombwa mitambona ko atari ngombwa guys now urumva nyine aba subscriber 1000 ubwo dukuyemo yuko nabanje ngashaka bakeye sibyo kuko urumva impamvu nababwiye iriya comparison cyangwa se naberetse nabagereranyije iyo channel ifite subscriber 8 niyo ifite subscriber 600 no kugira ngo mumvireho ko iyo ufite subscriber bakeya niyo baba ntaho bihuriye biro bintu nashaka kubimenya nyine ntaratanya nkabura umuntu bisobanurira ariko nyine amahirwe yawe nuko nyine twahuye Imana yaduhuje wowe ugiye kubimenya nge nashakaga umuntu mbwira ati ese aba subscriber niyishakiye batuma mbona views uko bari nyine barameze nkaho bafosinze kuza kuri channel ya ese batuma ubona views ariko igisubizo nakubwira ni yego wowe ufite aba subscriber 500 ariko washatse nta kibazo abo subscriber YouTube yabagenderaho nago haburamo bakeya bapfa gukandaho noneho bapfa gukandaho YouTube ikahita isunika no kubandi bakeya guys ubwo icyo ni icyambere icya kabiri nuko twabonye yuko nyine utangira gukora content utangira gukora content ntushaka aba subscriber bose 1000 rwose sinabikwifuriza shaka bake shaka nk'igice 500 300 200 ubundi utangire content abandi bantu bagende bizana ku buryo aba subscriber benshi kuri channel yawe making sure ko abenshi baba barizanye ntibazawe nyine abarazanywe nuko ubashaka kuko iyo bizanye barakureba iyo bizanye iyo video ukizo barayireba bakayishimira bagakomentinga bakanakubwira ati uzaduhindi cyangwa se hano uzadukosorera ka gutyo nyine mu binshuti tu nicyo nabikundiye guys urumva nyine tumaze kuvuga ibintu bingaye byatuma ubona aba subscribers bawe ba mbere kandi byoroshye ibintu tumaze kuvuga ibintu bibiri now hano guys ngiye kubaza ikibazo noneho umuntu uri bugitsinde twabibabwiye ko buri video nyine umuntu azajya atsindira igihembo umuntu nyine watsubije neza ikibazo ngiye kubaza ikibazo kijyanye na video dusanzwe dukora kuri channel yacu ya Electropower Academy ngiye kubaza nti ese ni ibihe bintu washyira muri telefone ya Airtel Imagine kaga telefone gatoya kugira ngo ishusho yaryo ise neza twarabivuze kuri iyi channel ni ibihe bintu umva neza ni ibihe bintu uratsindira ikintu nyine nutwandikira ibisubizo ukabisubiza neza turaguhemba guys turashakamo umuntu duhemba cyane uba wasubije mbere ni ibihe bintu ushyira muri video wafatishije agatelefoni ka Airtel Imagine noneho ako gatelefoni nyine kagira ishusho ryiza ni iki kintu ukora kugira ngo agafone kagire ishusho ryiza niba ushaka gusubiza icyo kibazo jya kuri electropoweracademy@gmail.com kuri email yacu nyine Electropower Academy udusubize ubundi management barareba ibisubizo byawe niba bihuye n'ibyo twavuze muri iyo video ubundi ubone igihembo cyawe nimukagicikwa nibi ega uzatinye channel iza ikakwigisha ikanaguha n'ibihembo ubuze ni ngombwa ngubwire ngo ukora subscribe koko uri kubyumva ko ugomba kuyikora
ubwo rero ahubwo niba utararebye video yindi yagufasha muri uru rugendo rwawe rwo gukora content, ndabizi neza ntabwo hano twabazaniye ibintu bidafite akamaro. Turabizi nyine abo tumaranye igihe barabizi hano ko tubaha ibintu nyine bifite akamaro. Hita ukanda ahangaha kuri iyi video aka kanya, urahita ureba ikindi kintu nyine waza kongera kuri iki ngiki twari tubigishije guys, kanda aka kanya urebe iyo video.